Cheetah Magic. tugiye kuherekeza ntacyo y'igukuru ariko ijambo ryatubwiye ngo ubwo kuzuka kwera kuzaba ngo wa mubiri twarimvye mudafite imbaraga cyangwa intege nkeya uzazurwa b'umubiri w'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Wa mubiri twashyize hano wambaye uca bugufi yewe ubona bakishije bugufi cyane bituzuka ngo tuzahabwa undi mubiri uzaba ufite ubwiza bw'Imana. Mu mbakayira babantu hahandi bahise bafunze muve mu nzira Madame Pasteur atambuka. muve mu nzira Madame Pasteur atambuka. Mutange inzira ya Madame Pasteur. Mutange inzira ahangaha nasabye inzira byagenze gute mwahise muyifunga nka mukora ibintu reka abana bazahindurwa bazima. ubwiza bw'iyo mu isi ubwabwo n'ubw'iyo mu isi buri muntu wese yisanga ese mwana waguraga mwitwara yarabyivugiraga kandi nese ntiwajya wasiga umushumba mukuru w'itorero ADEPR akomeze kuyoborera umuhango wo guherekeza no gushyingura Pasteur Theogene. Reka dusenge Imana. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, niwe wenyine ukwiriye mu buzima bwacu, niwe wenyine ukwiriye kuvugwa mu bihe byiza by'ibyishimo, indimi zacu zikatura zikagushima, ariko no mu bihe by'umubabaro nk'ibi tukatura tukaririmba kandi tukagushima, kuko uri Imana y'ibihe byose, uri Imana nziza ibihe byose. No muri uyu mwanya uri mwiza, ukomeje kutubera mwiza, ngwino ube mu ruhande rwacu, kandi uyu muhango ugiye gukorerwa hano uzugaragaremo, umugisha abantu bose bari hano, kandi ubane n'umushumba mukuru w'itorero ugiye kuyobora uyu muhango. Tubisabye Imana Data twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Dutangire tubahumuriza ubundi mwese kandi tuba wameza Pasteur wahamagaye wakoresheje ariko imbaraga zawe ziri muri we zagenda Thank you.
Babonye kwigisha ufata kote nziza ufata kote Começa. Vamos kumva ma. Ruhande rw'inyuma inyuma yaho bagiye kumushinga. Neza neza aho bari kunyuma none wa. Polisi nao tuzakira
Dutangire tubahumuriza ubundi mwese kandi tubakomeza mu izina rya Kristo Yesu. Uyu ni umwanya wo guherekeza mwene data, umwanya wo guherekeza mwene data Pasiteri Niyonshuti Theogene Imana yahamagaye. Rero dusome ijambo ry'Imana. Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere mu bice 4 mu ngwa 16 bavuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Yandikira Abakorinto mu rwandiko rwa mbere mu bice 15 murongo wa 20 ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe mugano w'abasinziriye, kuko ubw'urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Murongo wa 40 baravuga ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa, ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabura. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Murongo wa 30 bavuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko bafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa bitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa
n'uyu upfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Waba upfuye kunesha kwawe kurihe? Waba upfuwe urubori rwawe rurihe? Asoza avuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nubwo twubatse tugashyiramo amakaro ariko byose ni ubutaka. Icyo tuzanye hano rero ni umubiri wavuye mu butaka. Niko ijambo rivuga ngo uzasubira mu mukungugu. Umubiri wavuye mu butaka. Ibi byose biri hano, ibi byose mubona bizengurutse aha, byose byavuye mu butaka. Uyu mubiri tuzanye hano rero wavuye mu butaka, ariko Theogene yari afite ikindi gikomeye, umwuka wavuye ku Mana. Imana ishimwe. Ngo rero ntabwo azahera mu butaka, kuko ngo impanda nivuga uwo mwuka wari muri we uhesha ubugingo, uwo mwuka mwabonye kuba muri hano mwese ntabwo byari ibikorwa by'umubiri, ntabwo yari afite ibiro byinshi, ariko imbaraga zari zimuzuye, zari zifite ubutware bwazana abantu ibihumbi kuri Yesu. Uwo mwuka rero wavuye ku Mana ikawuzana ikawushyira muri twebwe, ntabwo uzaguma mu butaka. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo impanda nivuga. Imana ishimwe. Torero ry'Imana impanda izavuga. Impanda nivuga ngo abapfuye bafite uyu mwuka azabakomanga. Ndabizi neza ko umwuka wera impanda nivuga azakomanga Pastor Theogene amubwire ngo igihe kirageze baraduhamagaye ngwino tugende. Ndabamenera ibanga, ariko nongera kubabwira ngo umunsi uzagera impanda izavuga Theogene azuki. Icyakabiri nshaka kubabwira nuko hari umunsi imbaraga z'urupfu zizarangira. Amen. Wa mwanzi kwita urupfu, wa mwanzi utera ubwoba, wa mwanzi ujuza agatwara abacu, ngo igihe cye nacyo kizagera, ngo ubwo tuzaba twambaye umubiri udapfa, ngo nibwo tuzabwira urupfu ngo mbese waba upfuwe, imbaraga zawe zirihe? Tuzaba twageza ahantu udakorera, hari operations, hari zone, hari area urupfu rutageramo. Nitumara kuhagera rero tuzarwishima hejuru, tubwire ngo waba upfuye waturizaga, urubori rwawe ruri hehe? Waba upfuye waturizaga, uracavuze iki? Kubera iki? Tuzaba twageza aho badapfa. Haleluya. Uyu munsi rero ni umunsi wo kubabwira ngo nubwo rugihari ruri mu kazi karwo, ariko aho tujya ntibugerayo. Haleluya. Aho tujya ntabwo rugerayo. Nitugerayo aho ngaho tuzabwira ngo mbese za mbaraga, mbese kwa kunesha, mbese kwa kutwishima hejuru biri hehe? Kubera iki? Tuzaba twageze aho badapfa. Uyu munsi Pastor Theogene umubiri we tugiye kuherekeza utagifite imbaraga, tugiye kuherekeza ntacyo ari gukora, ariko ijambo ryatubwiye ngo ubwo kuzuka kw'abera kuzaba, ngo wa mubiri twabibye ngo udafite imbaraga, ngo ari intege nkeya, ngo uzazurwa ari umubiri w'imbaraga. Imana cyane. Wa mubiri twashyize hano wambaye uca bugufi, yewe ubona wacishijwe bugufi cyane, nituzuka ngo tuzahabwa undi mubiri uzaba ufite ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ntabwo twabihishurirwa neza, kuko yavuze ngo habaho ubwiza bw'ukwezi, habaho ubwiza bw'imibiri hano mu isi twubona abantu basa neza, ariko ngo hari ubundi bwiza twahawe tuzagira mu ijuru. Bene data bakundwa, uyu munsi aha niho twaje kumuherekeza, ariko mbabwire ko twaje guherekeza n'umubiri wavuye mu gitaka, twawuzanye mu kindi gitaka. Mu bintu biri hano ntabwo ubugingo bwa Theogene ntabwo buhiranwa n'igitaka, kubera ko bwavuye ku Mana. Haleluya. Kandi burya ikintu cyamuteye igikundiro cyatumye mumukunda, ikintu cyamuhaye urukundo cyatumye bakunda, ntabwo cyakomokaga mu mubiri we, cyavaga ku Mana. Icyo ngicyo ntaho kigiye, kubera ko Imana iragifashe.
Imana ishimwe, Imana iragifashe, Imana irakigundiriye. Hari umunsi umwe izagihishura, maze abantu bose bapfe bizera bavuge ngo burya byarakoraga. Mureke dusenge. Tugiye gusengera iyumva igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wakoreye Imana. Ubu butaka nabwo bugize umugisha bwo kumwakira, ariko nubwo bumwakiriye ntabwo bumufiteho ijambo, kuko ijambo riri mu biganza by'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uyu munsi iyumva ari igiye kwakira uyu mubiri wa mwene data Pastor Theogene wahamagaye, wakoresheje, ariko imbaraga zari ziri muri we, zari imbaraga zawe, imbaraga zakoze ibitangaza, imbaraga zavanye abantu mu byaha. Ntabwo yaziheshejwe n'umubiri, yaziheshejwe nawe Kristo. Ubwo izo mbaraga rero ziri muri we, ku munsi w'impanda nivuga azumva ijwi ryawe, kandi uwo mwuka uzamuzamura, atagipfa, uzamugezaho tunezererwa iteka. Kubw'iyo mpamvu natwe dutegereje uwo munsi dufite ibyiringiro. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mana ishimwe cyane. Tugiye kurutsa umubiri wa Pastor Theogene kugira ngo ushyire muri iyi mva aho ugiye kuruhukira. muregera inyuma sibyo? Oh Imana ishimwe cyane. Pastor Theogene niyo nshuti Imana yakuremye ikuzuza ubuntu bwayo bwinshi,
iguha agakiza kayo, igushurira imbabazi z'umwana w'intama w'Imana, kuzuza umwuka wera, iguha impano zo kwikorera, iguha urukundo, iguha imbabazi, iguha umuhamagaro wo kwikorera, iguha umuryango, iguha itorero, iguha igihugu. Kandi iyo Mana yabanye nawe ni nayo yaguhamagaye. Uyu munsi duherekeje umubiri wawe, mubiri ubibwa ufite intege nke, ariko ukazazurwa ufite imbaraga. Niko duhamya ko na Theogene ku munsi w'umuzuko uzahabwa ubwiza, uzahabwa imbaraga, uzahabwa ubwiza bwo mu ijuru. Nguhukire mu biganza bya Data waguhamagaye, kandi tuzahura n'abera bose mu gitondo cyiza cy'umuzuko. Mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yesu mwami ni utubaza ati ninde numwe mu murima wanjye, hari benshi bazimiye Mana yanjye unkoze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, Mana umuntu w'Imana yaravutse ati njye ntacyo nishoboye, ariko nshimwa n'umuriro ati Mana none muzura Ege kubuze w'ikara ry'umuriro, Mana yanjye, ege kubuze imbere yawe. Hari abantu benshi bazimiye, umwanya barangije gushyiraho indabo kutanga umwanya uze tuje kubabwira agakiza k'ijambo. utanga uyu mwanya rwose Barangije batanga umwanya, barangije batanga umwanya. Mana yanjye, ege igihe cy'isarura gishize, abakozi bose baza mwamubura imbere yawe. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose baza kandi umwami urayinyuza hejuru abizi urumva dore imirimo bagiye gukora.
Reka duhamagare umushumba w'itorero rya ADPR mu Rwanda, hanyuma babuze ubudukurura umuryango mufashe ushyireho ururabyo, hanyuma duhamagare umushumba w'itorero rya ADPR mu Rwanda ashyireho ururabyo ndetse nta muntu nasikiye reka ninginge umushumba w'itorero rya ADPR mu Rwanda ndetse na biro abahari b'itorero rya ADPR Gatenga Cheetah Magic.